ndagushima kubw'urukundo wangiriye ndagushima iteka ryose nzahora ngushima Shalom, shalom once again bakunzi ba Joyful TV vipi mumeze fresh ubwo na abasore abakuze muraho neza mumeze neza twe turashima Imana mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye ku isi twebwe ni wacu turi kumanywa the one of young vocalist Manoah Patrick Hasha Muhasha the black man vipi sawa cyane mumeze neza namahoro kabisa Nzobe man akare kurabeshye ko batabimbwira se ari bo bimbwiye wa mbere abandi muri commentaire bavuga abaguheruka birabo n'ubundi bavuga gusa ko ariko nkimeze ukura ni sawa cyane naguheruka ukiri muto ariko nawe nuko kuri iminsi man namahoro kabisa ndashima Imana ndashima gitare Imana ikitubeshejeho kano kanya amaginga yo kabisa nibyo gushimirwa. Nje navuze nk'ukuzi ariko ibwira abakunzi ba Joyful TV Entertainment. Okay, banyita Muhasha Patrick amazina y'ababyeyi banyise kuva nkivuka. Ariko amazina nkoresha mu murimo w'Imana ni Hasha Manoah. Muhasha Patrick Hasha Manoah. Yeah. Bihuriye. Okay. Urumva hari ukuntu iyo utangiye kariyeri hari abantu bagenda bakubwira uti ariko Imana wakoresheje rino zina ko ryabera kariyeri y'umuziki wawe ibintu nk'ibyo ngibyo ariko barinyise ngiye kujya muri Scular sinaba nkiyigiyemo ndabyihorera mpita nja mu by'Imana ariko iryo zina ndarikomezanya Hasha Manoah kabisa. Niyo mazina ukoresha? Niyo mazina nkoresha mu murimo w'Imana yawa gospel. Navuze kuri umuvocalist mutonzi nemera ariko nyine wabwira abantu umurimo ukora n'impano ufite. Umurimo nkora ni kuririmbira Imana kuyiramya no kuyihimbaza yego ntako kazi nkora nta kindi kirenze icyo ngicyo naba nkubeshe kabisa yego. Kwijwi riri hejuru cyane rikeba ni wowe bimbwiye nje simbizi. Aba bakunzi tubatangirana ikintu nyine bumve ko hano munyempano yashitse nyine tubaha ikaze tubaha ikintu. Ubu ndabishobora nkuko nari nabikubwiye mbere before yuko na interview itangira ni ukuri kw'Imana pe sinakubeshya kuva ejo nari ndwaye grippe ukuntu n'ubu ngubu ndacyayirwaye sinzi nimba utari kumva ukuntu ndi kuvuga ariko nagerageza ariko si bya mirenge shaka ko ndirimbiye indirimbo yose wowe yumva iryoshye nyine naryohera abakunzi. Nshuti mucunguzi wace nyir'ubuntu bwose ntago nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ntago nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Yaba nk'umuziki noneho iryo jwi ryo riza kuba ririho umuziki ndabizi se sinzi uko byagenda usibye ko nta birenze n'ibintu biri simple ndakeka nta kintu kirenze indirimbo aho ngaho. Muhasha canke Manoah Patrick canke Hasha nkuko barizi nk'izina ry'ubuhanzi ibyo by'ubuhanzi bwawe byatangiye ryari impano
watahuye ko iyo mpano uyifite muri wewe ryari uja kuri tere ryari kugira ngo uyikoreshe? Ntago nakwibuka itariki nyayo neza cyangwa se ukwezi, ariko njyewe natangiye kuririmba nkiri mutoya muri Sunday school. Tukagenda turirimba nyine nk'ibisanzwe, nawe ndakeka waciye mu Sunday school. Naho ni nkaho natangiriye kuririmba, ariko kwinjira mu mwuga neza, navuga ko ninjiye mu mwuga neza ntangira kuja muri studio bwanjye bwa mbere ni 2020, uno mwaka ushize. Yego. Nibo bwa mbere wagiye muri studio, ariko sibwo wari utawe impano mbere yaho warakoraga? Oya, impano mbere yaho narakoraga, nubwo abantu benshi bamwe na bamwe batari banzi, ariko nararirimbaga bisanzwe nyine biri aho ngaho, ariko ntazwi. Usibye ko n'ubu ntazwi, so kuvuga ngo ubwo ndazwi, ariko ugereranyije na mbere, ubu ngubu hari akantu karimo gatoya. Warukoze ku kintu cyo kuvuga ngo iryo zina bari ni sengo ngiye kuja muri Sekira, wigeze kugira urwo rugenza ariko ntirwashika? Nigeze gutangira kugira ibitekerezo byo kujya muri Sekira, kubera ko hari abashuti banje nakundaga kugendana nabo, nabandi kugenda mu nzira ndi nko kuririmba bisanzwe kwishimisha. Usibye ko no kuririmba byanjye kwanje mu nzira bisanzwe ntago nabiteguraga, numvaga binjemo. Hari ukuntu buri umuntu yari umuririmbyi, yari impano yawe kuririmba, usanga byakujemo gusa uri nko mu nzira uri kugenda, cyangwa se uri muhira ukumva gusa uteruye akaririmbo uririmbe kandi utabitekerejeho. Noneho abantu twagendanaga ahantu hatandukanye, haba mu bihugu bindi bitari n'aha mu Burundi, inshuti y'umuntu agira ni nyinshi, ugasanga bagenda bakubwira uti bro, ufite impano, wagiye muri Sekira, ko gospel se itinjiza ibintu nk'ibyo ngibyo, ko Sekira wazafatisha. Ibintu nk'ibyo naho ngaho byatangiriye, bambwira ngo ninjye muri Sekira. Nanjye koko numva ibitekerezo byanjye biri kunjyana muri Sekira bitewe n'abantu turi kumwe. Yego. Ariko biza gupfa gutese kugira ngo ntuje? Nagiye muri studio mfite gahunda yo gukora Sekira music. Ngeze muri studio, hakaba hari umuvandimwe umwe bita Mandela, sinzi nimba umuzi, ukorera Nairobi, benshi muramuzi. Tugeze marambwe takomane mo, uri kujya muri Sekira? Warugiye muri studio gusohora indirimbo ya Sekira? Ngezemo nyine ahita ambwira ukuntu nta mpamvu yo gusohora Sekira, tiwe tangirira muri gospel, tiwenda ibyo ngibyo byaza kuza nyuma, ariko jya muri gospel niyo nge nagushimira. Ndavuga ati reka njye muri gospel. Naho ngaho igitekerezo cyo kujya muri gospel cyahise kizira kabisa, ariko mu by'ukuri ntabeshye nari ngiye kujya muri Sekira, nabihinduye muri studio. None wowe kuvuta iyo mpano, cyangwa se abashuti bawe bakubwiriye impano bakavuga ati sorry, bakubwiriye inama bakavuga ati ufite impano yo kuririmba, wowe ntiwatekereje ko iyo mpano uyikoresha mu kuramya no guhimbaza Imana? Wese utekereza ko cyangwa bagushizemo icyo gitekerezo, ariko wowe nta gitekerezo wari wabigizeho? Mu by'ukuri nta gitekerezo nari mfite cyo kuja muri Sekira, kuko njyewe iyo ndi kuririmbira Imana numva ariho numva nyuzwe cyane kuruta uko ndirimba gospel. Naririmba gospel hajya kuririmbira abantu indirimbo bita iz'isi, niko bazita. Ariko mu by'ukuri nje ntago yari ndimo cyane, kuko hari abantu benshi babinyingingira kujya muri gospel, ariko nkavuga uti mu by'ukuri ntago biranzamo. Muri Sekira? Muri Sekira, sorry. Yego. Ibo bakakubwira ko impamvu kuririmba ijwi ryawe ufite n'imiririmbire yawe se bidahuye na gospel, baba bishingikirije kugira ngo bakubwire iyo nama? Okay, bagenda bambwira ibitekerezo bitandukanye. Umwe akambwira ati ijwi ryawe ndikumva ngiye ryabera Sekira music, undi akambwira ati bro, ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Nyine abantu bakagenda bambwira ibitekerezo bitandukanye, ariko muri njyewe mu by'ukuri numva nahisemo gospel to music. Numva ariyo nzakora, numva nzakorera Imana. Bari bakubwira ngo uje muri Sekira, mbese ntiwari usanzwe ukijijwe uri umukristo se? Nari nsanzwe nkijijwe, ndi umukristo vraiment. Gusa nuko bumvaga, ndakeka
uturirimbo nakundaga kugenda ndirimba mu nzira tw'abandi wenda ari secular music kurusha uko ndirimba gospel wenda ndakeka ariyo ntandaro yo guhera bambwira ko nashobora secular kurusha gospel ariko aho ntangiye kuririmbira gospel bagiye bumva ko nabyo byashoboka bakambwira ati bro komereza aho ngaho kabisa urashoboye burya twari twarihenze ariko gospel nayo ndumva birimo neza yego ugiye muri studio gusohora indirimbo ya Sekira biranze uhindukiyemo ubaye gospel man yes nyuma uhita ukora indirimbo ya mbere baba barahereyeho ese ubundi nabonye nyine mukora indirimbo na Mandela ni mwahise muyikoreraho byaviriye muri uko kugira inama byo byagenze gute mwagiranye gute umushinga ni ukuvuga ngo indirimbo twahise tuyikorera aho ngaho turayifatikanya ni muri studio imwe bita Moriox studio ejo bundi umwaka nyine ushize nico gihe twahise dufata gahunda yo guhimba indirimbo aho ngaho leta tuyisohora yego turanayisohorana uhita muyisohorana man yego turirimbireho twumve yanesheje umwanzi satani ubutware n'icubahiro yanesheje umwanzi satani ubutware n'icubahiro nkuko mbese iyo ndirimbo yese yagiye kuri YouTube yande yitiriwe nde yabaye yande okay yitiriwe njyewe kubera ko ninje wazanye ico gitekerezo cyo kuvuga ngo tube twayikora yego iri kuri YouTube channel yanje yeah Mandela amaze kugira iyo nama yego ntibyari kuba impamvu yo kwemera ko mukora n'indirimbo kubera ko n'ubundi Mandela yarasanzwe azwi ni gute byamworoheye gute kugira ngo yemere ngo mukorane kandi iyo ari umuntu usanzwe uzwi wowe uri umuntu ugiye gusohora indirimbo bwa mbere wamurishe menshi nta mafaranga namurishe uriya n'umuvandimwe wanje kuva kera twarabanye Nairobi igihe kitari gitoya kandi twegeranye twabanaga ahantu bita Kasarani sinzi nimba hazi byaba byiza kuko ni heza cyane twamenyaniye Kasarani sinari muzi nawe ntiyaranzi nageze Nairobi ndamumenya cyo kimwe no nawe yamenye aho ngaho Nairobi duhita tuba inshuti twanasengeraga mu rusengero rumwe ya mbese naho byatangira nta mafaranga kabisa uriya n'umuvandimwe wanjye cyane Nose nyuma yo kuririmba gospel bakabona wasohoye indirimbo na Mandela bitari byiteguwe wase oroseze abajama ko ugiye gusohora Sekira ndetse ugeze muri studio babyakiriye gute bakubwiraga inama nyine yo kuririmba Sekira baniteguye kugiye kuyiririmba mu byukuri ebana barancongratulatinze bampeza kongs kabisa tikomereza aho ngaho ibindi birenze ibyo ngibyo byo kujya muri Sekira rwose ngiye nabonaga ari ukugushuka unambabarire so rero ndibaza ko ntawa wigeza complaininga ngavuge ngo ntikubereye ngiki niki gusa ntiyabura bamwe babivugaho nubwo wenda bataba bafashije bakabivuga muri blague ariko buriya wasanga ari byo wabakeneye ko umuntu yajamo ariko umuntu ntiyaje mu kintu atashatse kujamo ngo nukubera uwundi bagiye bakuankuraja tubakoze ikintu ciza kandi aribo bakugiraga inama yo kutabibamo yego cyane kabisa yego none se ubwo nyuma yo gukorana na Mandela hari indirimbo wakoze imishinga bimeze gute hari ibikorwa uri gutegura nyuma yo gukorana indirimbo na Mandela yitwa yaranesheje nakoze indi ndirimbo yitwa ndagushima sorry sinzi nimba yize ndagushima indirimbo zawe zose ndazi nahise nyikora mu kwezi kumwe muri uko kwezi niho nahise nkora iyo yindi ni izo ngizo zibiri gusa mfite izo zibiri ufite izo zibiri wakoze ufite YouTube channel abantu habo zirebera zifite amashusho cyangwa n'amajwi oya ni amajwi gusa ni video lyrics yego amashusho ntago ndayakora kabisa yego ubwo basanga hehe kuri YouTube channel kuri Hasha Manoah niyo YouTube channel yanje yego no kuri Instagram bankurikira nitwa Manoah Hasha kuri YouTube channel
no kuri Twitter bankurikiranaho ni Hasha Manoah. Yego. Nk'ukwiburasirazuba hitaruye iburengerazuba niko yankuyeho ibyaha yabitaye kure cyane akomeza kunyitaho n'umukunzi wanjye mwiza nk'ukwiburasirazuba hitaruye iburengerazuba niko yankuyeho ibyaha yabitaye kure cyane akomeza kunyitaho n'umukunzi wanjye mwiza urukundo nagukunze nigo rwanteye gushima urukundo nagukunze nigo rwanteye gushima. Basubscribinga kuri YouTube baba bakoze cyane baba bamfashije ya Instagram bagufollowing nta page ya Facebook cyane. Facebook nayo ndayikoresha ariko sinkunda kuyicishaho ibikorwa byanjye cyane ariko nayo bagenda bakamfollowinga ni Hasha Manoah tu. Yego hose nayo mazina. Hari akaririmbo ka Christine Shusho wasubiyemo k'igiswahili ese wagasubiyemo wakaririmbye? Okay, ni cover nakoze. Ni cover nakoze tubira aho ngaho nagiye kuririmba ahantu ndavuga ati wayi ntakora aka karirimbo kubera ko na karirimbo kamazemo igihe. Na karirimbo kandi nkunda cyane kuva ndakeka ni kuva 2019 niho natangiye kwiyumvamo nimba atari na 18 gutyo ubwo natangiye kwiyumvamo iyo ndirimbo ya Christine Shusho. Numva kabisa ndayikunze cyane. Urage kuri mu rusengero cangwe hari muri karaoke mwari ko muririmba bene binyine zo ko kuko hari video imwe nigeze kubona imwe mwari ku Gisenyi niba wari uri heke ahantu nyine habera ikiruri urakubita n'umuntu niba ari umukobwa ari bari umugore murarimba nyine ibintu bibiri. Numukobwa w'umunyakenya best vocalist ever kabisa cyane mwiza cyane. Sinzi ukuntu twari twicaye ahantu ku Gisenyi turi kwiyakira hakaba hari abantu bari banza aho ngaho baravuga ngo turashaka kuri muhungu ngo turirimbire. Noneho ndahaguruka ndaririmba tubisanzwe ndirimba akaririmbo nta birenze nama mpfa gukubita gusa ka freestyle aho ngaho. Yego nta bindi birenze inyuma yaho. Nawe yararirimbye ariko uwo mukobwa yararirimbye cyane kuko iwanakora aho ngaho. Yego naho kubijyanye nako karirimbo ka Christine Shusho nakaririmbiye kuri channel benshi bazi bita Yacu Films. Iyo CEO wayo ni Chris sinzi niba umuzi. Yego naho nayikoreye. Mbese ni muri ca gitaramo wakoze we na Musaba? Yego. Akize nje narakirebye cyose. Ebane ira trending abza ahubwo ya trendinze uko ntabikekaga. Buriya hari ukuntu umuntu akora ikintu ariko atazi ikizavamo nyuma. Kubera ko nayikoze mvuga ati reka mfe kuyikora kubera ko nyikunze. Ariko bitewe n'ukuntu numvaga nayiririmbye numva nayiririmbiye hasi ndavuga ati sinzi ukuntu Imana yonyine. Ariko mu by'ukuri iyo ndirimbo ya Christine Shusho muri kiriya gitaramo nakoze niyo ndirimbo yakunzwemo cyane kurusha n'izindi zarakunzwe nka zira za Gitwaza na Mana umva isengesho n'izindi zitandukanye. Ariko iriya ndirimbo ya Christine Shusho yarakunzwe ku rwego ntabasha kugusobanurira ngo byumve. Ati gute sinzi ukuntu nagiye kuri TikTok nako n'umuntu wanyoreje aka video kuri TikTok ndangije ngo uwo muntu yitwa Masha ntago muzi ariko mbona posting utu videos tw'abantu benshi. Noneho ngiye nkabonye ndikanga mbona video akari agace ka Apple Mwanzo kagize
like ibihumbi 17 mu minsi itarenze ingahe comments 500 ndavuga ati noneho karabaye noneho karabaye mbaye umustar oya suko ngo mbaye umustar naravuze uti naratekereje ino ndirimbo ko nari nayiririmbiye hasi kandi ntayiririmbanye ubuhanga buhanitse nubwo wenda nta nubwo mfite birantungura noneho ikitangaje kandi cyananshimishije mbona abatanzania n'abanyakenya nibo bakunze iyo ndirimbo cyane nimbaga ari igiswahili ebana biranshimisha cyane mbona ama contacts menshi yo muri Tanzania Nairobi congratulatinga banyizeza uburyo ngo bazayigeza kuri Christine Shusho ndavuga ati mana byamugeraho se nuko ariko mu byukuri iriya ndirimbo yaratrendinze cyane uko ntabikekaga amakuru ko yageze kwa Christine Shusho ntayo nukuri nta nubwo ndajya byibuze kuri Instagram ngo uretse no kuvuga n'icyo ngicyo kuko sindanayishyira kuri Instagram wenda ngo namutaginge ntabwo ndanabikora yego ariko wizeye ko kazashikayo ndabyizeye kandi ndanabyifuza hari wakwanga ko igikorwa umuntu yakoze cyagera kuri nyiracyo yego kandi noneho dore ko n'abantu banagikunze ariko nucoshika kuri nyiracyo umuntu yaragikoze nabi ariko noneho nico wakoze neza kikaba kigenda kivuga ibyiza wakoze kuri cyo yego kabisa ariko hamwe n'Imana bishobora gukunda kikanamugeraho ntawamenya ntawuzumenya aho umugisha w'umuntu uturuka wabona wenda ari nawe umugisha wanjye akavamo na collabo nuko nyine ukabugiye hejuru cyane iri ebana Mbese nyuma y'izo ndirimbo zibiri bimeze bite umuntu kiri ko azamuka biragoye uburyo nibo ari ikirenga mugani w'abarundi ariko nyine umuntu aba yisacrifice kugira ngo bigende neza bimeze bite ibikorwa byawe urategura iki abagukunda bo urabategurira iki sinababesha ngo ubu ngubu ngo hari icyo ndimo ndabategurira kuko ntago ndaba stable neza urabizi njejo bundi ntago ndamenyera igisagara cyaha ngaha ariko nimara kuba stable nzabitegura neza kabisa uri hafi kuko nubundi numara gushika neza ariko nubundi ibikorwa byawe aho usanzwe bikora si uyu munsi wa none wahinduye ikibanza nahinduye ikibanza kabisa abakunzi bawe bagushaka ubine bagusanga hehe barizwa hehe uretse ko n'ubundi musanzwe muhura kuri media ariko abagushaka live abashaka live no kuvuga mu buhe buryo ushatse kuvuga aho usanzwe ukorera ibikorwa byawe si nahangaha i Bujumbura tu ni Bujumbura ibikorwa byawe uri gutegura nka studio se nta gitaramo nta ki bimeze bite nubwo wenda ibintu z'abantu benshi bitemewe cyane kubera mu makorona igitaramo umuntu agitegura yabanje kumenya situation y'aho hantu ukuntu bimeze hano i Bujumbura kabisa ntago napfa gutegura igiterane sinzwi icyo ni icyambere kandi nta n'indirimbo mfite nubwo bavuga ngo bwinshi butangirira kuri kabiri nizo ndirimbo ebyiri mfite sinkeka ko nazikoreraho igiterane izo ndirimbo ziracyari nkeya ariko buriya hamwe n'Imana bizagenda biza igihe n'igihe cyacu yego twizere ko nubundi Imana izagufasha uba ufite indirimbo uri gusengera kugira ngo Imana izaguhe uburyo zisohoka cyane rwose turabikora Imana izaduha indirimbo kubera Imana bizagerwaho yego subundi abantu baba bakeneye kubana na materaniro live ufite aho barizwa ukorera umurimo w'Imana iminsi yose nta kanisa mbarizwamo ahangaha kugeza ubu ngubu ariko ribaye ribonetse narijamo ariko ubu ngubu ntaryo ndabona nsengera ahantu hatandukanye urabizi ko niho nkigera ahangaha bro ntago ndafatisha akarere neza yego ati Iwacu Films niyo yatumye indirimbo igera nca gitaramo kigera kure abantu n'abatari banzi wenda bakamenya bo urababwira iki bari cyane CEO wayo Chris Chris ntago numvise neza ukoze indirimbo cover y'indirimbo cyangwa se gitaramo havuyemo akantu karamenyekane kara trendinze
bigeze kure ndetse ku buryo unifuza kwagera kuri nyiri indirimbo bwite abantu bagukoresha kiriya gitaramo cyangwa se Chris cyangwa se Iwacu Films bo urababwira iki? Ikintu cya mbere nababwira ni ukubashimira. Ubundi Chris ni umuvandimwe wanjye kuva kera, nawe twarabanye Nairobi kandi twaranabanye nyine muri quartier. Ntacyo namwizeza namukorera kirenze kumushimira no kumwifuriza imigisha, kandi mu by'ukuri kabisa biragaragara Chris ni umwana mwiza, afasha benshi, kandi bitewe n'ibikorwa akora amaze kugeraho kabisa, amaze kugera ahantu hazima hashimishije. Ejo bundi wabonye ko bamuhaye silver plate, ubu ngubu bameze neza kabisa. Imana ikomeze imuzamure, nicyo twamusabira, kandi tuzakomeza tunanamusengera umuvandimwe rwose. Abantu bakunda ibikorwa byawe urababwira iki? Abasanzwe bakunda indirimbo zawe bagukurikirana babikwereka ndetse n'abandi babikunda ariko utazi. Mu by'ukuri icyo nabwira abakunzi banjye, nababwira ngo bakomeze bankunde, bakomeze bansapotinge. Nta bushobozi umuntu afite ku buryo yakwigeza aho ashaka kugera. Izo mbaraga ntago umuntu yazibona, ahubwo umuntu afashwa n'abandi. Rero bakomeze bankurikirane kuri za social media nk'uko nari nabivuze mbere, bakomeze basharinga ibikorwa byanjye, nta kindi, bakomeze banansengere mugabo. Yego. Ijambo wabwira abantu bose aba petit cyangwa se aba petite bafite impano bakiri munsi yawe, bafite impano, baba bafite uruhu rwo kuzazamuka bizamenyekana kugira ngo zifashe abantu, ijambo ribatera intege cyangwa se ribankuraje. Uzi ikibazo mbajije? Wagira ngo nge nagezeyo ndi mukuru, gusa nyine ufite aburuta. Ndabaruta sinzi, ariko kuruta umuntu ushatse kuvuga nimba ari mu myaka se cyangwa mu ruhando rwa muzika. Kuba deja wewe nubwo utaragera kure ariko warasohotse, nyine hari abantu bamaze kumenya kuri umunyamuziki, ariko hari n'abatazwi abe nabo ariko bafite iyo mpano. Okay, abantu bafite iyo mpano barumuna banjye, kandi hari n'abakuru banjye bafite izo mpano ariko bitinya kuba bazigaragaza. Mu by'ukuri iyo witinya nta kintu ugeraho, nta kintu na kimwe wageraho mu gihe uri kwitinya. Rero funguka, ube open, ukore cyane, nta muntu ugera kuri success atakoze. So rero nta kintu nababwira kirenze kubabwira ngo nibafunguke bagaragaza ibikorwa byabo. Uburyo bwose bushoboka babigaragazamo bazabikore. Ibintu bitatu dusoza emission yacu. Subira uvuga YouTube channel yawe ahantu babonera indirimbo zawe. YouTube channel yanjye ni Hasha Manoah. Bakore subscribe, banasharinga indirimbo zanjye, basaba n'abandi gukora ama subscribe. Bazaba bamfashije cyane, banteye inkunga ikomeye. Kuri Instagram bagufollowinga? Instagram ni Hasha Manoah toujours. Facebook ni Hasha Manoah. Twitter ni Hasha Manoah.